sheri ko watinze umva natinze umbabarire cyane nahuye n'ibibazo byinshi ariko akira ayangaya sheri ayangaya sheri bujyanyeyo sheri ayangaya ihombe 2 ako sheri ko nakubwiye ko nyere 50 byo mama ko naguzi ko ari mu bitaro koko yenda gupfa sheri nyumva amafaranga ejo mu kadomo nzabanyakugejeje nyine nta kibazo reka mbe njyanye ayangaya nayo rakoze cyane nsanze afite ibibazo byinshi ahubwo ihute rwose pe ihute ntacyo tuzasubira nzabakura birikanye tahane nzabakura ariko aracyari muto agendana n'ibigezweho ushatse umwituma Siko ndimo numva nageze mu yindi cyane byiza cyane umva ndumva uyu munsi none umunsi w'amateka mu buzima bwawe amateka nanjye rwose reka nkubwiye kumva kabisa musesho ubundi wowe utarambona wumva bimeze numvaga nameze neza mu buzima Imana yandemeye fresh yego ni byiza cyane nanjye arakundemeye Enzayo mwegera urabizi ko ndi uwawe ariko ndumva nkubwiye ubundi ngiye nari narakoreye kintu mubona mwe Imana yarema kabisa ikarema nk'uyu mwana nyago yancika pe cyangwa naburire nyancika pe Sister banavuga kugira gakese Zibitse Ari mu gihe Imana nari imbere Nakubonye mbona ahantu hose nimba ari mu nzu nakubonye ariko watabwa mbere mubonye wambonye hehe banza ari mu nzu zari kureka cyane Umuza wajya wirima ewa akaba service de symptôme musigaye mu ntabwo ari iby'abasore niko kuri manto ushobora kubona ariko n'abantu bafite igihe byanye ntatari na buzuna ingambwira cyane nanjye naraye nkurose nakurose ariko narose umuntu usa nkayo mu nzu kako ni wowe byashobora ko nawe byambayeho ntabwo nabitinda bashaka byashoboka cyane nawe uri mwiza pe si koko ngaho se gira icyo umbwira nyine kubwira se nagukunze pe nanjye nagukunze ngaho nyine ubwo tugendera niba wankunze nyine tugende mu rugo namerekeza sinaherekeza gwerekeza ngasigara ariko turi kumwe ahubwo sobanura undi akanamba kawe shana na telefone mfite kumva mwiza nkawe na telefone mfite ntabura ikisi nyine nari mfite barayinyize nta yindi gifite tubikoze utubwo nta nimero ziwanyu se basi wandusha ntazamushakira ahubwo kiti kumamagaye kuri telefone ya papa yakwica noneho ahubwo se sinabonye ufite fone nyine wamaye aka gafone nyine akaba ari kuzazuma amagaro nta fone reka mfite njye nta telefone mfite n'umuntu usibwo wankunze ubwo se tuzongera kubonanira he ko gusohoka no mu gipangu mu rugo batabikunda n'abasaza bawe ufite bari mu wowe imi fone urumva uzazuma amagara ushaka ukuntu utsota igipangu duhurira impande y'umuryango sibyo kavuga iskwitanye no kunura gukunze sibye ni telefone n'ubuzima nabushyira itware na simukadi zose siwumva na simukadi zitware ariko cyaje nkwamagara nk'umuntu rwose uzaza ubona ngaho nyine tutadusubira ndarara nkurota n'ukuri ntabwo wandusha kugeza ahubwo nyine umamagare utari wagirayo urenga metero ebyiri ntabwo uhamagara umamagare cyagerayo pe ni umwana nkaba umuntu n'ubuzima nabushyiraho ya mwana yancika umwana dore umwana uburebe n'ibishoro kabisa kuva nawe pe so wa mutitwe Asiya mubaye
si umutipe ubu ngubu nguyu uyu muntu afite ubwenge ese undi wari umugabo wa mugabo ureba uriya mukobwa mani ese kisi wose wamubonye twigendeshe uriya muntu muri kumwe ni umuntu ndayikuye kabiri nkuye umwe babiri nzabakura turahita tuyikura mu kanya pole urayibona abacha baiki baiki sisa wana Baiki. iki kintu wana reka nze bayi ntabara umukobwa mwiza ntabara imana irebera imbwa nihumbye ko ndaza mpamagara ribu imana irebera imbwa nihumbye ko akantu ikirane Yasireyi nabaye yasireyi ariko undi wigize iki sha uratabaza utabaza iki uratabaza iki wabyici ibintu kigeze tega ngo utabare njyewe nta mikino njya ngira ubundi njyewe nziho kurikira nahita nkurangiza nahita nkurangiza ibintu kigeze ngo wigize umukunzi sha ese nawe atakubwira murarira ye nta n'imiyaga nagushiriramo nta soni byo kwigira kenshi nanjye kanyitwe nzajya nsepa mani nta soni ibyo wigize bayi mani yabeho kandi